uruga twaratandukanye ntabwo tugikorana. Yaraje bimbwire neza. Ni nka bino nyine ushobora kubona nka buri nguni nturiya mu baby twese twayagaye. Ngiye ikintu ngende kuvuga uruga ndabizi neza ko wakundanaga nawe kandi mwarabanaga nk'umugore n'umugabo. Yewe nyine naramucitinze. Ngewe nyine ku giti cyanjye ntabwo ngiye nshaka kumuvugira n'abantu benshi nabonye bamamagara ngo nze nkora ibiganiro bivuga kuri uruga. Kamwibarize kano kabazo. Wabanaga na uruga mu nzu nk'umugore n'umugabo. Iyo uza ko waramuteye inda ubu buzima wenda bubi bukakugeraho urabona uriya mwana w'umukobwa byari kugenda gute? Kwa abakobwa bose bari hano barashize barababaye noneho kubera twiyadukanye akantu ko kwikundanira na diaspora sha barababaye pe ngo bamaze abagabo. Welcome my YouTube channel banyita Rukotana. Uyu munsi rero ewana ndi kumwe n'umuvandimwe twaherukanaga kera ndaga ashize nk'ameza ngahe abadapfuye barabonana. Ariko mba nibutsa akantu umuntu mukuru yambwiye. Hari umuntu mukuru wambwiye ngo ugishwana n'umuntu ujye wirinda. Uriya mba mbibonye. Uri kumva twaherukanaga kera rero uyu munsi ewana ngo ayikaze kuri Rukotana TV show. Akomane muri gutera imbere. Gutera imbere bya hese man. Mwarangambaniye cano yanjye barayibye ubu ngubu ni ngiye uje ku macano yanjye. Urabonye se uducano bari kutwiba kawe ntabwo bakiba mwana. Yanjye barayijyanye. DJ Brian yavuze ngo ni munyibe cano. Yanjye nibayijyanye. Aho sira cano yazize. Yanjye barayijyanye. Niyo mpamvu DJ Brian ubundi wagira ngo yari yakorewemo n'umwuka. Oya ariko ari umujama bita Slim Jesus man agarura cano man. Barayitwa mari banciye intege bansubiza hasi nyine ubu ndiryamiye nge nta bya cano YouTube nabaye nyisezeye. Ariko wagaruka nabonye ufite se yindi bita Derek Family Show yindi bita ariko ntuze ko twayikoranagaho byarangiye ubundi nabanza kwenda iki kwidarapa mvuga ubusa. Uwuhe uruga se nago mugikorana nakareka iyo nkuru nibwo bwa mbere nyumvise izina ry'Imana nabyo narinze. Uruga twaratandukanye ntabwo tugikorana. Yaraje bimbwire neza. Hanyuma rero uyu muramuzi ni Derek twarakoranye cyane twakoranye ku YouTube channel yaba yariye yo bitaga ku Ngoma TV show. Akira channel yarameneye hari channel ukoreraho zikakwereraga. Ariko nyine buri kintu cyose kibaho ku bwa experience man. Ira channel narayigigiye ndayigigirira zamuka irangije shayinero w'inyuma sha agacata ati ntabwo nzi ariko nyine ndashimira Imana buriya no kuba yarangeze mu biganza nabyo ni irindi terambere naryo nahuye naryo wenda ntabwo abantu bari kumenya. Ariko reka mbabwise kuri rero ndongeye mbahaye ikaze nanone mu mbabare musharinge ariko ibiganiro byanjye bungiye kugeza n'abatumirwa twiganirire mu bintu n'ibindi. Ariko rero ngo iyo nkuru warumbwiye ya urugango bimeze bite ubundi ngewe meruka ngewe cyagiye dukorana uruga mumeranye neza byararangiye muri gukundana ibintu bimeze neza. Nese byagenze bite? Byararangiye usibye ko nyine tunuko nyine wenda umuntu abatari ngombwa azasobanurira abantu. Ariko buriya njya nkunda kubwira abantu benshi ngo ibyo tubereka kuri kamera ntibakabyizereremo ibyinshi aba ari ibinyoma. Wenda nuko nge nkunda kuvuga ndasa ku ntego kuri kwanjye kurya benshi ariko ibintu byo ni nka bino nyine ushobora kubona nka buri nguni nturiya mu baby twese twayagaye. Ariko ntabwo tuzi ngo behind bimeze biti inyuma ya kamera bimeze biti. Wasanga ari agapangu bo bipangiye bagiye kubanza bagakoza abantu ubwonko bagasara umufana bla bla. Ina biriya mane bari ibintu dufite plank nyinshi cyane. None se reka manze nkubaze wajyaga yivugira mu biganiro twakoraga avuga ati umugore muzatandukanwa n'urupfu. Oya ariko urupfu ngiye wigeze umbona ku murenge man tubabari. Se ngaho utangiye kunkingira forever muri iki bijyanye ibyo ngibyo ko abafana babivuga ntabwo babyivugira tugarura ibiganiro byacu. Niba ari nabyo navuze ubwo nari nanyweye mucunge neza ntabwo nari muzi. Ariko ubwo ngiye najya ngewe werekana nakubwiza ukuri umunsi nzabwira ijambo umugore rimeze gutyo nzaba niyemeje. Kandi warabivuze? Nabivuze turi kuri kamera nabivuze turi twenyine. Twamare muri kuri kamera. Urakoze. None se uri kumbaza? Ni warabaza kuba umugore wanjye ndamukunda. None se kuri kamera ngiye nari ndi mu murenge ndi gusezerana. Ahubwo se mbarambwiza ukuri reka tubivumize. Waruga mwapfuye iki? Gituma ushobora kuvuga. None twapfuye iki twakundanye ryari?
ariko namwe byo nese byari akazi mwari murimo twijya kujya ngo muri byinshi ariko uri gusa nkaho nyine utugira abantu bari close cyane kandi n'ubundi nta close. Ngiye ikintu ngende kuvuga Oruganda bisi neza ko wakundanaga nawe kandi mwarabanaga nk'umugore n'umugabo. Gukundana n'umuntu ntibiba bivuze ko mutazatandukana. Nyine ngiye cyo ndi kubaza mwapfuye iki gituma nyine ku buryo nyine ushobora kuvuga ngo okay ndasekunde naramucitinze birarangira. Ubu njewe nyine naramucitinze njewe nyine ku giti cyanjye ntabwo ngiye nshaka kumuvugira n'abantu benshi nabonye bamamagara ngo nze nkora ibiganiro bivuga kuri Oruga. Nabwo nyine impamvu mbivuze hano nuko nyine hano ntari bitu bambizi ko ari nko home nta makosa yahabera. Ari ukuntu abajeni bashaka kumamagara ngo bankoresha ibintu byo gusebya umuntu kandi ngiye ibijyanye no gutandukana na Oruga ni ngiye ku giti cyanjye nafashe umwanzuro. Ariko ntago Oruga ageze gukosereza ku buryo wavuga ati ngewe ese abaho umuntu udakosa. Oya ndi kuvuga nyine ashobora kuba yarakosheje ariko ntago hari kosa nyine umuntu ashobora kuvuga ati iri kosa niryo ashobora gutandukana n'umuntu. Wenda tujye tuganira ubundi mubona Oruga tuberanye nyine ni wowe utaberanye. Oya reka abafana batubwira. Oya we waramuhenze cyaraguhenze. Ngewe yaramenze yaramenze mana ariko se ntago mujya mubibona bro. Ariko oya si ukwikunda Oruga batubwire genda umusore kwiyibyiza mana niba utarabizi Oruga si mwiza kuba ari mwiza ni mwiza ku giti cye ariko ngenda umusore ukwiyibyiza birenze ibyo Oruga afite. Of course gasebo koko baraye inkundo z'i Kigali bizagenda inkundo z'i Kigali mane erega koko jemba ndi good muri life. Ikindi kintu nge ntabwo nkunda stress z'abagore buriya. Usanga abagore ari abantu bahura muri shyushyushyushu byagenze gutya byagenze kandi urabizi igituntu twanjye twose akenshi yo tutari kuri kamera banyeneye ko nyine ubuzima bwacu babukipinze secret cyane ni private. Rero we ntabwo ariko yimereye Oruga ni wa muntu nyine ugira ikibazo agahita yirukanka hariya ntabwo utwo tuboro rukundo. Ikindi yaratangiye kwinjira muri business yanjye cyane handi dushobora gukora ikintu ugasanga nyine yagiteyeho comment nyine like kumwe ushobora gukora video umuntu agahita yegereza umutima. Ako nabonye video wakoze n'umukobwa uri kumusoma. Ibyo byose nyine byagendaga urumva niba ari uko nabyinjiyemo bino bintu ntabiplaninze neza nyine urumva we yabizanyemo ubuhubutsi n'urukundo rwinshi cyane. Nese nyuma yo gutandukana na Oruga ugiye gukora iki? Ugiye gukora iki tubicana ugiye kwihagarika ugiye gukora iki kare mwakoranaga abantu bari bamenyereye iriya kuko ariyo mpamvu nakubwiye ngo na YouTube nayivuyeho. Nzajya uko mumamagaye nk'abavandimwe twikorere. None so we YouTube channel ugiye kwihagarika. Nese nyikorere hiki man ngiye ko nase ngiye nyikoraho icyaro umukobwa afite n'watwitereka. Wowe urumva uzigutigita bano bajeni ubuse nanjye mvuge ngo ngiye kubategeka. Utabatigagaho umubageraho vuba. Ugiye kubahamagara. Numamagara ukambwira ngo numamagaruka ntago twakoranye nawe numamagara ukambwira ngo reka tujyana wa boro ntago nzabyanga pe ntago nzabyanga. Ariko ntabwo ngiye ntabwo YouTube icyambere nshaka ngemeze neza. YouTube nayikoraga kugira ngo ngire ibintu mfasha like mu buzima none ubumeze neza muhungu sibwo nimbona ngiye gusonza nzasubirayo. None se icyo ndi kwibaza ni kimwe ubu ngubu nyuma ya Oruga hari undi mukobwa mufite ukundana nawe? Bo mu minsi mike nshobora kumubabwira. Ushaka kumutangaza. Nuriya twabonye muriza seke mu iyi mihanda reka mbabwire. Ako suni muri kubimbaza mwa ariko ngiye ngo nanjye ngo ari gushakisha ngo sheri wanje hasi hejuru. Ariko bameze gutya we baramuvumbura umuhishe n'umuhishe baramushaka iki. Oya ariko iyi mihanda mana abantu bashaka gutandukanya abandi nyine. Wenda nuko ngewe nta wanandukanyije n'umuntu ariko burangiye ikintu mba nifuriza abantu bakundana buri ibintu bitakureba ntukabyinjiremo cyane. Ntukajye witerera amata y'isasa utazi ko yatukura. Abantu barihuriye ugiye kuzana ngo ibintu ngo umuntu yakoze ngo guhera ngo akivuka uriya muhungu yateretanye n'abakobwa ibyo birakureba. None se ahubwo uwo mukobwa kuma mukundanye afite amateka n'afite amateka urumva ujye kubihuza ngo n'amateka yacu. Umva we ari gushaka nge ari ibintu byigeze bimbaho kwanza urabizi ngewe mfite umwana. Hari abantu bigeze bashaka gufata story yanjye na mama w'umwana wanjye bashaka kuyivanga na story y'urukundo rwanjye rushyashya kandi ko kurumva nawe umukunzi kumva ibintu nyine hari n'ibintu butarabwiye umukunzi wawe hari udustress waranyuzemo nyine ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose ubimubwiye. Noneho babantu kwakunda ubuturanye n'abantu waranabakapinze bamwe mu bakobwa nabo bakagira amahirwe yo kugera ku gahiti runaka bakakwinjirira
bakavuga ibintu ibibaho n'ibitabaho nyine abo bose nibo bantu umuntu aba agomba kwiyama umuntu utawe ariko ubundi kubera iki utandukanye n'umukobwa uwo mukobwa ari ushaka ikindi ngaye n'abakobwa niba ukundana n'umuntu ntukajye wumva utugamba uri kubyumva niba ushaka kubakana n'umuntu urukundo ntukajye wumva utugamba kuko abakobwa bose bari hano barashize barababaye noneho kubera twiyadukanye akantu ko kwikundana na diaspora sha barababaye pe ngo bamaze abagabo barababaye uhura n'umukunzi bakamuhiga izina ry'Imana reka nkubwire ukundana n'umudiaspora umunyarwanda akavuga ati si bagutwaye uryenye ariko n'umudiaspora agiye ukundana nawe mwatandukana akavuga ati ndashaka gushaka uwo muri ukundana iyo mutandukanye umenya ko ugiye kwaka umuriro udashyushye aragushyushye yego bari kunkorera umwandiko ariko we bazagutaha igihe tuzakora tukabona ikibombe ariko ngewe mukunzi wanjye ngenda mukunda umukunzi wanjye ndayimenyereye boro wagiye ahubwo umukunzi wawe cyo namwibwirira aba ari tayari ajya aba ari tayari kuko ibintu by'imihanda byo bro ni ukunyerera we nta nubwo akunda nta nubwo ajya azi imihanda nta nubwo akunda ibyo bintu nta nubwo yamenya ko byabaye kugira ngo umenye urwego ariho ntabwo yamenya ko byabaye ko aba yihugiye mu kazi man njye nibariza n'abakobwa kuki mugira ubujajwa man nk'ubu gusenyera umuntu nyine mwungukamo iki ngiye kumva najya nyine umuntu araza akagusenyera neza ugasubira nyine urumva kuba udafite umukunzi abantu benshi hari umuntu twiye dukunda nawe wo mu diaspora ariko ejo bundi twari turi kuganira dukurura story y'ukuntu nyine ibintu byacu byapfuye bro natunguwe no gusanga twebwe ibintu twaketse bitari byo ibyo twaketse nyine tuvuga ngo nibyo byadutandukanyije ngasanga hari umuntu warobyishije ntabwo byari byo nyine njye urumva nk'umuntu natekereza ahubwo bantu nari nizeye b'indani mu mutima naje gusanga ari bo bancukuriraga umwobo buri munsi ibaze ariko buretse ngo utemo ibaze kubana n'abantu bro sibyo ntabwo ndi buze kumeshoninga izina nta muntu n'umwe ndi buvuge ngiye muranzi ubwo nyine ikimbabaje ndakikubwira kakakurya njye ntabwo wankuraho undi ngo unereke ahandi baze kubana n'abantu uzi ngo baragukunda bamwe muri bo hari abagupangiye like aba bakunzi bacu hari igihe umukunzi wagusapotinga kubwa ati niba hari utuntu ukeneye nta bushobozi ngiye natugufashamo twa tuntu umukunzi wari gupanga kugufasha hakaba hari umwe muri ba bantu wadupangiye kugira ngo nihaba divorce ntwara igipande kimwe n'undi atwara ikindi reka tuhite twifashisha nk'ibintu biri hano izi ntebe ni ebyiri niba ziri hano ubwo azatwara imwe nanjye ntwara imwe avuga nimbyanga se avuga toke turabijyana muri leta uvuga ukuntu wariye umuntu n'ibiki byose wumva imipango buriya reka nkubwiye n'uba uri mu rukundo ntukajye ugira inshuti abakobwa ubusoresore bwa bundi buba bushaka njye ariko navuze ko nta muntu uzongera kunyinjira mu rukundo kenyege ntabwo bibaho nanjye ariko nta muntu wamenya ngo bimeze nanabimenye ko cyashere wanjye niba uzaza akavuga ati turabiretse ariko buri urukundo bararurwanira mani niwumva hari n'imbeba yavugishije sheri wawe jya ufata imodoka uyisure mu rugo ubwira ati vayo tunywe icyayi nkuganirize uyibwira ati mwana rero kuri sheri wanjye ndakubita tujye duhunuke ariko ku mugore wapi uko biriya bintu utabirwanyije wazahora mu mwuka w'uruzerero uhorana n'abagore batandukanye nkubeshye se ariko nukuri abantu bareke gusenya ingo z'abandi nta nyungu zirimo akoze gukundana n'umuntu ngewe ari igihe bijya biba TikTok nkumva byabaye too much abantu bari gushwana byabaye danje noneho TikTok igiye kwimura televiziyo zigiye kubura amakuru neza burundu naya TikTok bajye baza nanjye nzajya kwirikodingira hari umugabo nzi bita niba arinde kodinga ako na soti nawe arabikora ako ngiye reka mbabwire ko ngiye kujya mbikora ngiye kujya ngutumira kuri live yanjye hanyuma uze tuganire ndi kuri kodinga hanyuma afata ikiganiro cyane twakoze tuganire nyine nkuko twaganira hano twicaye birani ibintu bya dance nundi ware wese mbwire ati umutumirwa uzakurikira n'uyu nguyu aze tuganire
na uploading nuko ngiye kujya mbikora mu gihe naze ngo nitereka hano kuri kamera niko nzaza mbikora nitereka TikTok yanjye ariko niko umuntu agomba gukora ariko ndagushaka ga studio man ndigushaka studio ko mu rugo ngiye nicara nitereka Imana iduha amafaranga dukore amafaranga yarahari Imana iduha amafaranga harimo baratugera amajanja n'iyimigisha bayagera ntabwo byakunda Imana yaduhuje n'abantu bazima kandi yewana tumeze neza turashima Imana hanyuma rero twatumaze igihe tudakora twatumaze igihe tudakorana yewana hashize igihe kinini nye na Derek mutatubona turi kumwe haciyemo utuntu n'utundi ariko se buriya iyo turi abantu tugasanga buri ibintu twapfuye nta kintu hari igihe umuntu aza mu buzima bwanyu muzi ngo ni umusupport ahubwo ari uje kubasenya cyane rwose ubundi mu buzima izina ry'Imana ushaka kubaka ubushuti n'umuntu uwo ari we wese nyine iby'akazi mujye mubitandukanya n'ubushuti kuko iyo uvanze akazi n'ubushuti birapfa kabisa byose zero hanyuma rero urambwiye ngo umushere wawe ubu ngubu wamushyize ku ruhande nta makuru ufite icyo yaba ari gukora ngo nzamwitumire yaza nyibwirira amakuru ko muri kwanyura hejuru ububwiye ngo urugari ikintu nzi cyo none nawe nkubeshye asa kugitana mama uzaduheruka kuvugana ejo ambwira ngo niba yarari he ahita gute burya asa kugita ashana no kumamagara basi ngumaze ngo meze ute wiri ute ese ubuzima bari kugenda ngiye ntabwo njya nkunda guhamagara umuntu twatandukanye kubera ko rimwe na rimwe hari igihe wahamagara umuntu atari no muri mudu nziza agahita agukatira byatari ugasanga gutuye umujinya wenda n'ibyo kwirinda ibintu by'amakimbirane kuko amakimbirane umuntu twabanye nka kuriya iyo hajemo ibintu by'amakimbirane birangira dushyiranye hanze nabi ugasanga tugiye kwisebya kandi navuze ko nafashe indi ntego yo kubaho mu buzima butari ubwo gusebanya ubuzima bwo kubaho nyine meze uko meze niba hari comment nera ku bintu sinzayibura ariko nanone sinzicara nje gusebya umuntu ntuzanasebye urareka mbwiza ukuri ntuzanasebye na sheri wawe kuko mwarabanye mwaranyuranye mu bintu byinshi cyane ntuzankunda mbaza amakuru ye ndamwiyamye kuko ntabwo ari byiza uriya muntu mwarabanye mu buzima bubi no mu bwiza mukaryana umwanda iyo ugiye kumushyira hanze nawe uba wishyize hanze ariko ibaze kugira ngo uri gukurikirwa n'abantu 300 kuri TikTok yawe uraje oruga yicaye hano nawe wicana kuri TikTok muri gusebanya mu bintu abantu batari bazi niba ari ikintu nyine nuko ntarabishyira hanze cyane ariko niba ari ibiboro byababaje abantu ibyo bintu birimo ako nyine bihangane tu abantu barabasabe n'imbabazi ntabwo urukundo rwose ariko rubamo umugisha erega hari n'igihe ngiye mba mbona ku ruhande rwanjye bitameze neza nkafata umwanzuro nyine tu afata umwanzuro nkavuga ati kugira ngo nishime nawe wishime ako se bundi reka maze ngo nk'umuntu nkawe wari uri mu rukundo kandi urukundo abantu bose bavuga ati urukundo ni rwiza buri wese akaba yifuza urwo rukundo ni igiki nk'imbogamizi wahuye nazo zatuma uvuga ati urukundo ndaruretse haba mu buryo bw'ubushobozi haba mu buryo bwo gukundana nyine bisanzwe n'igiki cyatumye ufata umwanzuro ati ibintu bivuyemo uriya bajene nkatwe tukiri kwiyubaka ibintu byo guhubukira guhita winjira mu bintu byo gushaka ntabwo aba ari byiza yego nyine kubona experience ni byiza hari na benshi bagiye bankoba ibyo byose nkabyumva nkabyirengagiza ariko suko ntabyumvaga ahubwo nuko buri kintu cyose ubugomba ngende umuntu wigisha urubyiruko cyane cyane rw'espera rero buri kintu cyose mvuga mba ngomba kuba nakinyuzemo kugira ngo menye kuko ntabwo nzajya kubwira umuntu ngo urugo ni rubi utararubayemo icyo gihe umuntu wubatse azande bavuga ati nka karakana kavuga ibiki ariko uyu munsi umuntu nabwira ngo urugo yanyumva kabisa rero aka kanya niyo mpamvu nshaka kubwira urubyiruko rugenzi rwanjye ibintu byo guhubukira nyine kujya gushaka kujya mu bakugore nta nego wapi nta kintu urageraho mbese muri make kabisa nta kintu urageraho ubiretse ubanze wiyubake ushaka ubuzima buriya niyo wakubita burareka mbaho urugero natwe b'abajene umugani wa ninde uyu muraperi Bushari se hari umuraperi wari umaze Zeotra niwe wavuze ngo hari igihe ufata city unaburara ako kaboro ndumva abantu benshi bamaze kumva ari benshi cyane wowe ugakora akaboro ukagenda ukaryama tu ukaburara ukabura icyo wambara akaboro kagera kazenguruka mu bantu ukaba umusitari utabizi twese rero ni muri ubwo buryo bigenda turekura umuzigo twari turagenda tukarikodinga nk'ubu ngubu niba turi kodinga iki kiganiro turakirekura tujye kwiryamira ntabwo tuzi ngo kiragerahe
yego hari igihe umwe ahita aza agakatamo agace undi agace ukabyuka usanga imbuga zose ari wowe. yego rero ni nayo mpamvu twe nk'abajenti tuba tugomba kubanza kubaka ubuzima bwacu, kuko nkanjye ndacyari mutoya, nkeneye kubanza kumenya ngo ubuzima buryoha buti, nkeneye gukora ku mafaranga. Rero ninangira kukwishyiraho imiruho y'abagore already biraba bisobanuye yuko ejo ndakenera no kubyara umwana urenze umwe babiri. yego nibamara kuzamo njyewe ubuzima bwo kuryoshya biraba birangiye, ndasigara ndi wa muntu uteganya kuzabaho mu myaka 40 iri imbere, ngatangira kuba sugar daddy, tangira gutereta utwana dutoya. Ariko ubundi hari ijambo ubona ajyaga numva abantu bakunda kuvuga ngo nta mukene ukunda undi, rira jambo nawe urigendera. Nta bakene babiri bakundana. Ushingiye kuki? Kosa ribi cyane. Ngo nta mukene ukunda undi. N'abantu bizerera muri izo nkundo. Sinjye bibibwiriye. Hari ubwo nanyweye, sindi muzima. Umuntu wizerera mu rukundo rutarimo amafaranga. Sha iyo koru ntabwo iriho yikupe. No kuvuga ngo icyo ushatse kuvuga nta muntu. Bro, karuka abantu bumva nyine iyo mvuze gutya bakeneye umutima uhita wumva bari n'abandi bari mu rukundo banyizereragamo bahita banyaka. Ahubwo reka mbabwize ukuri. Urukundo uzi kubaho ngiye ibyo bintu nabinyuzemo. Twijya no kuri woruga. Yego. Tujya no kuri sister wanjye twigeze tubana. Uzi kubana n'umukobwa. Yego. Ukaba yakifuza ikintu ntukimuhe nk'ukagishaka. Bikanga burundu. Kandi murabiza abakobwa buriya ntabwo wenda ari ukubaca amazi, ariko uko umugabo aba agomba kwactinga ntabwo ari ko umugore yactinga. Njyewe nshobora umugore mushobora kuburara. Yego. Man, aho kugira ngo ubone ahangayitse ahubwo akajya mu cyumba gakinga akahamagara Imana akabwira ati Mana dutabare. Mu gihe wowe umutwe ubushyushyu uvuga ati ahubwo bagiye no kunyirukana mu nzu, reka mpamagara inshuti n'imiryango numva aho nzaba nihengetse. Rero ibyo umugore ntabwo biba bimureba. Rero muri icyo gihe muri cya gihe ukennye ni handi babajama none bafite amafaranga binjirira. Bakariba umugore wawe nagacyabura nagacyashaka aho ngo bagatangira kumwinjira, kandi umugore nanone ntabwo azabyanga nanabyanga ngo ni rwa rukunda gukunda rwinshi cyane. Uzamugira inama mubwira ati reka ubwenge buke, reka mbivuge neza mbisobanura. Nuba ufite umugore ukaba ukennye cyangwa se sinumva ngombwa umugore nuba ukundana n'umuntu mwese muri abakene ukabona utamuhagije mu bushobozi kubyo yifuza, yego, ukabona hari abantu bafite amafaranga bamutereta kandi bamuha icyo yifuza, ujye umugira inama. Nubona bizanye mu za nkundo za kenyege zo kugukunda cyane, mugira inama agende, kubera ko buriya niba ukunda umuntu byanyabyo umwifuriza icyiza. Yego. Umuntu ukunda umwifuriza iterambere, ejo azakurwarana. Ese ubu reka njye nibaza ko ari uko tuba muri fake life. Niba udashobora kwishyura inzu y'1,000, niba udashobora gukonsoma 500 byo kurya ku kwezi, tuvugisha ukuri, uri kujya kuzana umugore nakurwarana bakagukubita nuza fagitire iriho 400 uzabyishyura iki? Narwara uzabyishyura iki? Nakora accident uzagenda ute? Abantu barakuvuga ngo mituweli hari ahidakora. Ntabwo ubizi, ntabwo uzi inshuti yanjye Sandara. Ibintu byayibayeho. Yego sha, Sandara yararwaye tumugejeje kwa muganga. Ibintu bya mituweli gukora biba bigize gutya kandi irahari. Bitewe n'iki kondisiyo arimo ntabwo ari yo kujya ko tujya muri mituweli turajya kuzenguruka utonde umurongo usanga umurwayi wacu adupfiriyeho. Niyo mpamvu hari ibintu ugeramo ukageraho ukavuga ati hano reka mbe mparitse, banza uhige ubuzima, banza uhige kabisa. Biriya bintu muvuga ngo biriya bintu muvuga ngo giye ngo ntabwo nabana n'umuntu ntakunda. Bro, urukundo rurimo amafaranga rwigisha no gukundana, rurazamuka. Ese ubundi yabona ugenda ukunda ushaka ibyo ntari ikibazo kibirimo. Yarega n'umugore usa neza, n'umugore wambikwa neza, umugore umeze gutya, umugore nyine ubona asa neza. Nese ubundi umugore wawe yawe atisiga amavuta, tuvuge niyo gikotori na kuyibona ari ibibazo, ubundi waba uri gukunda inkunda ebyiri. Ngiye niba ari uko nakenyeho umwana ageze nyine aho numva birambabaje, kurya ari ikibazo. Niba babaje niba batazi nyine mwebwe mutubona gutya tu, hari fake life tubamo. Ese baje muza mugatanga ubuhamya. Abastari bazi ngo baho mu buzima mama yake uzi ko umustar aburara
umusitari burara akabura kugura capati ku muhanda ukavuga atagira umbona wazigura bakavuga ati umusitari burara akugura capati raporo nigeze njya kwigurutura ngize umwaka usanga ubigurisha aranze ngo mani ngo Derek ngo nawe surya utura ati byiborera abazi ko ubusitani kandi natwongeye kurarira ese mani urahita umubwira ati nari nukumbe abasitari twibereho muri fake life kubera iki nese ubu nkanjye nk'umuntu amfashe gutya yambaza ngo ninjiza amafaranga nakoreye nkora iki ariko igihugu cyose hafi ya cyose baranze nkora iki kugira ngo ubeho ukora mu yarimatasi niyo mpamvu agahinda kari ku mutima wawe kubera icyo abasitari batajya babaha akazi mani ngo bakore akazi k'ukwezi ngo usange umuntu baramuhereza akazi gukora muri alimantasiyo ariko buretse umunsi byancanze rimwe nzahita ngenda nshaka umuntu ucuruza bwati nyihera byibura ino cano yanjye cyangwa ino konti yanjye nyibyaza umusaruro rese ngiye napfa ngo nuko mani akareka wapi mani babaho muri fake life niyo mpamvu ugomba kubanza ariko ntibivuze ko nta opportunity baba babona ziba zihari iyo utihuse cyane ziba zihari kabisa zihari hari abantu baba bashaka kwifashiriza ubundi akenshi abasitari ahantu bakura amafaranga n'ubufasha bahabwa n'abakunzi babo nka gutyo umuntu agakora umuntu akakwikundira avuga ati ngiye kujya ngusapotinga umuhungu we ngiye kugukubita utu dufaranga urebe ko wavaho ngiye gukubita umudiaspora mpamvu ubundi mujye mushimira abade nubwo harimo bamwe b'inyatsi ariko harimo abadiaspora rwose hari umuntu uguhamagara nta na gahunda gufite wowe pana bya by'inkundo akubwira ati nyohereza nimero zawe nkwereke atagukubita rwose $2 miliyoni 2 umuhungu ugahita uzamuka wabye icyo gihe ubushyushye tuyifata umujere w'i Kigali ufite miliyoni 2 ugendera mu kirere ubukandagira isuku mara iri cyagonyoka yigeze bazinyohererezaho mama yake wagendaga wo mu mutwe warebereye none ngewe mfite amafaranga ukuntu mba nimereye ngewe buri kantu kose ndakishyura ubushaka kukagura buri kantu man nshobora kuva mu rugo ndiye nkagera hariya nkahita mvuga ati mudukoreshereze kano kantu nkagera hariya bagahita mvuga ati muduhereze none uruka shize ngewe sha w'igikundiro ndayarya rwose cyakoza rudushinga tumwe na tumwe two mu byaro umuntu agenda akoramo ariko amafaranga yararibwa ariko abadiaspora bajya batera inkunga abasitari kuko nibo bantu nyine bonyine ariko n'abanyarwanda hari abanyarwanda bafite amafaranga abantu mujye mufasha abasitari ubuzima babayemo bari danje amafaranga y'umunyarwanda sinjya nyizera hano mu gihugu izina ry'Imana ese hari umuntu uraguhamagara hano mu gihugu hano yewe nta nurama n'ibihumbi byiwe 20 ngabime ntabimugujije wabiterura bime none se uravuga ko mu gihe cyose ukoze nta muntu uraguhamagara ati ngiye mba mu Rwanda ngiye kukuremera ibihumbi nabura nk'ijana kabima ntacyo namukoreye baba kuva nanavuka nta nura uvanga amafaranga yose wabonye wabonye turuka YouTube kandi byose nyine ubwo ni hanze y'iki ni hanze no muri yaki nta yandi mafaranga andi nakoreye yo mu gihugu yari ayanjye nyiri umukarani nta yandi ndakorera naho ngo umuntu yikuye abati ngenda kuremera nanjye mbaye nawe nahamagara ngo warajya kumamagara twese dufite agatima tutazi nk'ubu nk'umudiaspora ntabwo ashobora koherereza umuntu nk'utwo tumiliyoni 2 ngahita avuga ati reka hamagare mugenzi wanjye nzi nawe waraburije mukubitemo nka 2000 kubera iki nuri yaguhaye ayaguhaye nta gahunda mufitanye nawe hamagara mugenzi wawe muhe nk'ibyo bihumbi reka da ntago uhitubikubira ahubwo urebe ubugome bwabo ahita guhamagara akakujyana mu mayoga Hakugira guha amafaranga ubwataye amafaranga. Nabonye amafaranga ngwino dusanga. Kujyana mu mayoga mugasinda ubwatitana na ya moto niba utafite aho gushaka gutana amaguru. Reka dusoze mu bantu bajyaga babaza nyine wenda bajyaga bakwataka kuri TikTok unyira ngo babwiye uburyo ki watandukanye n'umukunzi wawe nta rwango rurimo. Nta rwango rurimo nuko warebye ukabona isi urimo ntabwo ikwemerera kuba uri kumwe n'umwana w'umukobwa kandi ashaka kwiyubaka ariko se reka Abanyarwanda dusoza uramutse ubonye amafaranga uruga atarashaka ntago wamugarura buriya iyo utaka ngewe kubera ko nanga umuntu ntakariza igihe nanjye iyo ntakaje igihe cyawe ntabwo nongera kuza kukugushyiraho akamenyero gutyo ndabirangiye kuko buriya igihe cy'umuntu kirahenze iyo utakaje igihe cy'umuntu nyine ngewe
mba neme hano n'ibyawe nibavuga ngo ese reka mwibarize kano kabazo wabanaga na Oruga mu nzu nk'umugore n'umugabo iyo uza ko waramuteye inda ubu buzima wenda bubi bukakugeraho urabona uriya mwana w'umukobwa byari kugenda gute? oya inda yo iyo yajemo haba hajemo gufata icyo bita inshingano ubwo nyine uremera ugacukura ntabwo nabyaye uremera ugacukura wese ntabwo nabyaye ubu ngubu ntabwo aka gahanga kanjye kahora kaka umuriro nuvuga ngo wanze kwiteza stress ebyiri icyarimwe oya mana reka nkubwire ndi mutoya mbyaye kabiri direct naba mpiye waba urangiye abana babiri ingana gutya nawe ndeba aka kanya abana babiri na batanu barabagira ubusa n'abana baba bafite abana batanu batazi ariko uwo niwe bita umuruho uwo niwe bita umuruho ni umuruho kabisa umuruho ariko ngira ngo ugiye gukomeza speech zawe nicyo kintu ugiye kujya ukora gusa cyonyine cyangwa se nibikunda YouTube nzajya nkora ariko sibyo simbeho amahirwe menshi ariko YouTube wayigarura abantu shaka umukobwa nayikoraga nk'akazi shaka umukobwa mu bikore nk'akazi nushaka mujye mugabana ariko basi nta by'inkunda ari akazi byashoboka se nangiye kumushaka reka iyo umukobwa uri tayari ahubwo anyandiki ntabwo wabonye ibintu biri guhita bivamo ngo baratwite ngo mufana ariko kara kantu ka urakavuga iki oya biriya bintu reka nkubwire byaranabayeho abajeni baba bari tayari byamana no mufana abafana reka mbwize ukuri ariko n'abakobwa ari babi mbeba aja gufana wemeye kumwinjiza mu buzima bwawe kumbi we tageti arashaka kugigira kugira ngo umutere inda kandi abahungu nyine reka mbabwize muri iyi minsi mbona inkuru yashyushye babaye umusitari cyo yashakaga arakibonye ako yihiti yo nyine reka numva iravuna paka batanga igitambo aremera bakamujyamo ariko akavuga ati ngewe uyu muntu nasugira ngo uriya mwana wa platform ahakuye arayakuye birarangiye nise ngewe nari muzi nawe ntiwari umuzi n'abandi benshi ntiwari bamuzi buriya yemerewe kujya komantinga buri kintu cyose gikozwe n'iriya timu kandi iriya timu ntabwo igiye gushya nona ntabwo yashya yemerewe kuzajya komantinga kuri kintu azajya no mu yandi macano bamuha ibiganiro yongera vuba agiye kwitereka uriya cano zigiye kumuhamagaruza abana babuze ukuntu bagerayo agiye kwitereka abo rero birari n'isomo ry'abasitari byo umuntu akaza yigize umufana reka tureke guhubukira mu bintu by'abakobwa shaka umukunzi nunabajyamo uba uzi kuri kumwe na wa muntu uri seriye wa muntu nyine hagati ubundi reka mbere ukuntu ibintu bimeze jya ukundana n'umuntu uzi ko wamusapotinga cyangwa we akagusapotinga apana ibintu byo kuvuga ngo muhuje mani niba muhuje buriya baravuga ngo ari ngiye Ewana ndabashimiye rero mukomeze musharinga ibiganiro byanjye ahangaha ni kuri Rukotana TV show yari Derike ngira ngo twarakoranye tuzongera tunakorane n'ikindi kiganiro ntawamenye ejo ushobora gushiduka uyasubiranye n'umukunzi akamanga atari ko mwino twitereke hasi ubu ngumva tumiye muri babiri nibagumwamo ikiganiro ntabwo bya erega nuko mba nanze kwinjiramo ndani ubu ntabwo natumira Oruga nawe ngo tubire muze tuvuge hari n'abantu mba numva baba nabiciye amazi babiciye amazi ariko reka wenda nibabifate igihe bazabyibona none se ngiye ngumva numiye Oruga nawe ngagutumira ntabwo maza mu kiganiro ndenge rwose ntabwo wamuhamagara reka nzamuhamagara nyihera ikiganiro kuri kwimana nakiguha nta kibazo azakimasa mbanze nidekarare upfa kutazamubaza ku bintu biniranye kuko nyine ukuntu ndi umusazi muhagize umuntu nyataka bino bintu byabo bisaza reka wamuhamagara yabyibonere ibyo bintu uzamuhamagara igihe ntari mu kiganiro wamuhamagara iki ngiki nakibona barahita isa ni ukuri ariko namutumira tukiganira bisanzwe ndabizi mani wamukoresha amafuti ibiri kandi nanjye sinzi mu miterere oya ntago reka nkubwire namuganiriza base nyuma yo gutandukana na Derek kuri gukora iki ubuzima bumeze bute akose mani ugafite umukunzi rega uhese ugafite umukunzi ahubwo rero nzamwibariza kuri uwo mukunzi kanzamutumire mwibarize kuri uwo mukunzi sasa rero nakagaruka aha ni kuri Rukotana TV show ni ukuri mu nkunde ariko mu nkunde musharinga ibiganiro byanjye kandi ngiye kujya numira abatumirwa ariko cyane cyane ngiye kujya nkoresha TikTok cyane ngiye gushaka kandi gafone nge ndi coding ngiye gushaka ngo pixel wenda nk'aka 150 nge ndi coding kara ku ruhande numire Derike aza twiganire witeretse hariya kuri kamera yawe nanjye nitereka ara tuganire abafana batere komanteri
n'undi warenze nihiringa ku bantu nyine ndeye ko bizakunda nyine nze twiganirire nyine ubuzima busanzwe nyine tureke ibintu byagenda neza. Ciao rero nakagaruka wakoze Derek kuza kusapotinga hari biburi bana turahari cyane. Yego sawa rero bye bye.